Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuje bene data, nshuti namwe mwese abakurikira iki kiganiro Saveur Divine. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Muri kumwe na Immaculée Nyiraneza. Nejejwe rero nuko Imana ingiriye ubuntu bwo kongera kubana namwe binyuze muri iki kiganiro. Nukuri Imana yacu ni nziza. Nifuza gusangira namwe iyi Zaburi ya 34 yo kugira ngo tubanze tuzamure icyubahiro cy'Imana yacu mbere yuko dukomeza. Iravuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose, ishimwe rye rizaba mu kanwa kanjye iteka. Uwiteka niwe umutima wanjye nzirata, abanyamubabaro babyumve bishime. Mufatanye nanjye guhimbaza Uwiteka, dushyirane hejuru izina rye. Nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo mu maso habo, ntihazagira ipfunwe iteka. Uyu munyamubabaro yaratatse, Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Haleluya. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Uwiteka Imana yacu ngo agira neza, ngo hahirwa umuntu umuhungiraho. Nshuti wumva iki kiganiro muri aka kanya, nukuri ndakwifuriza guhungira mu Uwiteka, kuko muri iyi minsi mibi ya nyuma turimo, nukuri ufite amahirwe n'uwasobanukiwe yuko ku Uwiteka ariho honyine hari ubuhungiro butajegajega. Uwiteka agira neza, reka rero tumuhungireho. Byari ijambo ry'urufunguzo ryo kugira ngo nongere mbabwire Uwiteka twakurikiye uwo ari we, kandi mbatera inyota yo kumushakisha. Nukuri nakunze ijambo twabwiwe ku munsi wa gatanu y'ukuntu ngo impara yirukanka ifite inyota ishakisha amazi yo kunywa. Nuko umwigisha avuga ati, yaduhaye urugero avuga ko iriya nyamaswa, avuga ati uko ishakisha amazi ifite inyota, niko natwe inyota yacu igomba kungana, inyota yo gushakisha Imana. Ndanezerewe cyane kuko ngiriwe ubuntu bwo kongera gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ndanezerewe kuko nukuri n'umugisha, n'ubuntu kuba Imana ikiturinze twese, ikaba ikiduhaye uyu mwanya mwiza wo kongera kuvuga ibyayo. Dutangiye icyumweru gishyashya rero. Ndatangira iki cyumweru mbashimira mwebwe mwese abadushyigikira, abakurikira izi nyigisho, mukaba mwazisangiza n'abandi. Nukuri Imana ibaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubaganiriza biturutse muri iri jambo ryayo. Ndashimira kandi bene data bose badusengera, abadusengera kugira ngo uyu murimo ukomeze ugende neza. Imana ibaha umugisha. Imana iha umugisha abakozi b'Imana banyuranye bitanga kugira ngo tubangezeho izi nyigisho zinyuranye. Nukuri ni igikorwa gikomeye, kandi nzi neza yuko Imana twese izakiduhembera. Nuko rero
nk'uko mubimenyereye ku munsi wa mbere tubaha umutwe w'ijambo tuzavugaho muri iki cyumweru tuba dutangiye. Iki cyumweru rero tuzavuga ku ijambo rivuga ngo imyitwarire cyangwa se ingeso z'umukristo. Mbese umuntu w'umukristo yitwara gute? Ijambo ry'Imana ritubwira yuko uwamaze kwakira Yesu Kristo aba yarabaye icyaremye gishya, ngo ibyari ibya kera biba byarahindutse. Nuko rero niyo mpamvu umuntu wakiriye Kristo hari izindi ngeso zimuranga, hari iyindi myitwarire imuranga. Ibyo ngibyo nibyo tuzarebera hamwe muri iki cyumweru gitangiye. Ndakwifuriza kugira ngo Umwuka Wera azaguhe gusobanukirwa neza, Umwuka Wera azakuganirize mu byo bene data bose bazatugezaho, kandi ndakwifuriza kugira ngo nukuri uzere imbuto, uzagire ingeso nziza zikwiriye abakristo. Yesu rero nakugirire neza, Yesu akunezeze. Ndakwifuriza umugisha uva ku Mana, ndakwifuriza umunsi mwiza, ndakwifuriza kugira icyumweru cyiza. Uwera wa Isirayeli agumane nawe, akugirire neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen.